rero ni company ba nyiri product, niyo mpamvu no gukorana n'abahanzi ari byiza, kuko uriya mu DJ cyangwa se umuntu ucuruza ibihangano arabihabwa na nyirabyo, arabihabwa na nyiri stock. Urumva iyo ucuruza ibyawe bitandukanye no gucuruza ibintu waranguye. Iyi ni Future TV Rwanda online. Tubifurije amahoro y'Imana, tukwibutsa gukora subscribe, share and comment. Wibuke gukora kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Hano twakiriye umutumirwa, rero umutumirwa twakiriye reka tube tumuhaye ikaze yibwira abakurikiye Future TV Rwanda. Yego, murakoze cyane. Nitwa Prosper Twagirayezu, nkabandi umuhanzi nyarwanda, by'umwihariko umuhanzi wa gospel. Urumuhanzi wa gospel, uririmba gospel. Nizere ko ugiye kuduha kapera ukaturirimbira ugasusurutsa abantu bateze amatwi Future TV Rwanda. Yes. Igihe nikigera tuzabona umunezero, abatubanjirije tuzabonana nabo, maze tubane nabo mu gihugu cy'ijuru. Hanyuma nkuko nabwiye nitwa Prosper Twagirayezu, ndi umuhanzi wa gospel nkuko babyumva. Hanyuma ikindi nkabandi n'umuyobozi wa company bita Inseparable Connection Limited, company iharanira kurengera umuhanzi ndetse n'ibihangano bye. Nkaba muri iyo company ndi president wa ngenzuzi. Murakoze cyane. Yes. Bwana Prosper, uvuze ku bya company Inseparable Connection, uvuze urugaga rw'abahanzi, ubwo ni urugaga rw'abahanzi. Ese ko ndeba ari we wenyine twatumiye, abandi ukaba wavuzemo bimeze bite? Ngira ngo ntabwo ari ngewe ugize company Inseparable Connection ngewe nyine. Turi mu bikorwa bitandukanye byinshi. Nagombaga kuba ndi hano ndi kumwe n'abandi benshi, ariko kubera imirimo myinshi itandukanye bagiye barimo n'ibikorwa bari gutegura kugira ngo umuhanzi agire icyo ageraho muri no minsi turimo, byabaye ngombwa ko nanjye bantuma kuza hano. Yego. Dufitiye agasekerero kameze neza k'ibyo bagutumye, ahubwo watupfunyurira ukatubwira uko byifashe. Ngira ngo nta kindi turaje inshinga cyangwa se cyatuma ngera hano, cyangwa se kuvuga ku izina ry'ubuhanzi ndetse n'umuhanzi muri rusange mu Rwanda. Icyo duharanira navuze ngo no guharanira uburenganzira bw'umuhanzi ndetse n'ibihangano bye. Rero no kuvuga ngo nta kindi navuga uretse kuba navuga ibijyanye no guharanira ibyo bihangano. Company Inseparable Connection ni company itamaze igihe gito ariko sinakirekire, ifunguye umurongo wayo cyangwa se ifunguye ibikorwa byayo. Ni company ishinzwe gusaruza cyangwa se gukusanya umutungo w'abahanzi mu bantu bacuruza ibihangano, yaba aba DJ hano mu gihugu, ndetse n'abandi bantu bashobora gukoresha ibihangano mu buryo butandukanye. Ariko tukaba dufite indi company idukuriye musanzwe muzi nka RCU. Iyo niyo iri hejuru yacu ishinzwe kubikusanya ahandi tutagera, ariko company Inseparable nitwe dushinzwe gukusanya ibihangano, by'ubwihariko ibihangano bya gospel. Nimvuga gospel si gospel gusa, kuko dufitemo n'izindi ndirimbo nk'iz'umuco nyarwanda. Hanyuma hakabamo indirimbo zigiye zitandukanye tuba twarahimbye tubisabwe n'igihugu, cyangwa se nazira dukoresha mu matora, dukoresha hirya no hino. Izo zose ni indirimbo.
kandi iyo tuvuze igihangano kirengerwa kimwe. Dufitemo n'abakoze indirimbo za zindi bita ngo ni sekira, yes, cyangwa se bakunze kwita ngo zisi. Yes, bivuze ngo indirimbo zose z'abahanzi haba ari abasekira ari aba gospel zikubiye muri the inseparable connection. Navuga ngo izahimbwe nabo bahanzi batangije iyo company, kuko igihangano kirengerwa naho umuntu ari. No kuvuga ngo rero izo ndirimbo zose mu ikusanyirizo ryaho ni muri the inseparable connection. Hanyuma kuko umuhanzi ari hababarizwa. Ni company rero ifite imirongo migari, navuga ngo buri muhanzi wese agomba kwibonamo, by'umwihariko urumva umuhanzi nyarwanda, navuga ngo niwe nyiri company. Ni company rero kugeza uyu munsi imaze kugira abahanzi bagera mu 120. Urumva ko ari company ifite abantu benshi cyane. None se ko urimo kutubwira uti ni company ifite abantu bagera mu 120, muri makeya hari abantu bashobora kuba barakoze indirimbo bakazima ntibakomeze gukora umuziki, ndetse hakaba n'abandi barimo kuvuka bakaba bategereje kuba bazagera muri studio bagakora indirimbo zikajya hagaragara. Abo bantu ari abazimye cyangwa se ari abatuje kuko babonaga batarimo gutera imbere cyangwa se batarimo kuzamuka, ni iki kintu kiri cyo murimo kubakangurira kugira ngo babashe kugaruka muri company kandi n'abatangira baze muri company? Navuga ngo company the inseparable yaje ari igisubizo. Ntabwo tuvuga ngo tureba kuri uriya muhanzi wamaze gutera imbere cyane, kuko n'ubundi ni uwacu. Company the inseparable ireba buri muhanzi wese, niko navuze. Ari umuhanzi uri hasi igamije kumuzamura, ari n'uwazamutse nawe igamije nawe gukomeza akazamuka, kuko n'uwazamutse hari ahataragera kuko ni bya bindi nyine gumva ngo umuntu yabaye umusitari, ariko hari ahataragera kuko nimba navuga reka mvuge nda nko muri bamwe mu bahanzi tuba dufite, ngira ngo reka mvuge nka Muzehe Evariste. Muzika ari umuhanzi umaze imyaka myinshi cyane, reka mutangire urugero mbabarire kuko ntabwo ndi umuyobozi we, ariko ari mu bahanzi bamaze imyaka myinshi cyane. Impamvu muvuze nuko arimo no mu bahanzi bakuze, ariko arazwi hano mu Rwanda. Ni byiza ko azamuka, Amerika ikamumenya, Australia ikamumenya, ibihugu bitandukanye bikamumenya. Icyo gihe ku buryo tuvuga ngo uyu muhanzi yarazamutse hano iwacu mu Rwanda, ariko na hariya yaraharenze ageze hariya, ahubwo ahari tukaba duteruye wa wundi hasi akaba bashije kuhagera. Icyo narindimo nibaza, akenshi na kenshi usanga abahanzi iyo bamaje gutera imbere, bamwe na bamwe bari ku rwego rumwe namwe cyangwa se bari hasi, yatera imbere akagenda akumva nyine ko ibintu byarangiye. Nkamwe nk'abantu mwamaje kwisobanukirwa mugakora, ubwo ni company mwakoze, ntabwo navuga ko ari uwaje arabahuza, ni mwebwe mwikoze nk'abahanzi mukora company. Ni ukuvuga ngo ntago ari bireba abantu basohoye indirimbo bagezeyo, n'ubundi nk'abo tubona baririmba indirimbo zahitinze, ntago ari bo bireba, cyangwa bifite n'abandi birimo kureba nyirizina, ku buryo n'umuntu wakumva iki kiganiro turimo gukorera kuri Future TV Rwanda yakumva ko murimo mumubaka, murimo mumuha icyizere cy'uko yazamura ibihangano nawe akaba yajya muri uwo mwanya w'abandi. Ngira ngo company the inseparable connection limited, umuhanzi ufite indirimbo 100 uyu munsi ayirimo, n'ufite indirimbo 3 ayirimo. Ngira ngo ibyo ni ibintu wabasha kumva neza, kuko nimba twavuze ngo ni umuhanzi wese wa gospel by'umwihariko, ariko kandi akaba ari umuhanzi ufite impano kandi utangirwa ubuhamya. Hari ubuhamya aba afite. Hanyuma ikindi, yenda utarajya muri studio we
hari undi murongo tukibategurira wowe ndumva murimo muravuga muti umuntu wazamuye urwego rwo kuririmba akaba yaramenyekanye ubu ngubu turamwibiki ariko nanone n'utarazamura urwego rwo kuririmba nawe dufite kuba twamufasha. Ese hari amafaranga runaka mwamufasha ku buryo yajya muri studio? Erega abantu benshi hari abari mu ntara, hari abari hano i Kigali babuze uburyo bajya muri studio kandi bapfanye impano bazifite, mbega bazibitse nk'ababitse depo yazo. Ubwo muri makeya izo ndirimbo akaba avuga ati ngewe ngize nk'Imana nkabona abaterankunga banzamura gatoya nazamuka nanjye nkajya kuririmba nk'abandi. Muri make hari ikintu mwawe murimo gukora kugira ngo abahanzi mubazamure? Urakoze cyane. Abahanzi bagize The Inseparable Connection Limited ntabwo ari ab'i Kigali gusa, si abanyagisenyi gusa, ahubwo ni intara zose z'igihugu, kuko iyi company The Inseparable Connection igomba gukora mu Rwanda hose. Ni company igomba gukora mu gihugu hose. Rero abahanzi bagiye bari impande n'impande hirya no hino. Ikindi cyongeyeho nuko aba bahanzi bose tugiye dufite abenshi bose nabavuye mu studio, bafite n'izindi ndirimbo zigiye ziri mu studio. Ngira ngo hari mirongo migari company izabashiriraho, ariko uyu munsi wa none nababwiye yuko ishinzwe gukusanya umutungo w'umuhanzi aho waba uri hose mu buryo bwo gucuruza ibihangano by'umwihariko bano ba DJ bo mu gihugu niho turi cyane. Uvuze gukusanya rero, ubwo nizere ko agafaranga wagafashe ibintu byamaje kugenda neza urimo kugafataho? Ntabwo amafaranga navuga ngo sindayafata kuko sayanjye n'ay'abahanzi, aho yava hose urumva n'ay'abahanzi. Nubwo twagiye duhura n'intambara nyinshi zitandukanye, kuko urabizi iyo ujya gukerera igikorwa nk'iki ngiki ntabwo biba byoroshye, kandi ntabwo ari twebwe tuje turi abambere, kuko hari koperative zari zisanzwe zikusanya amafaranga, ariko zikaba ari koperative zikusanya ayo mafaranga nyuma yo kugirana amasezerano na ba nyiri ibihangano. Uri kubyumva? Twaje rero kugenda duhura n'imbogamizi zimwe na zimwe, aho abahanzi bamwe bagenda bavuga yuko bagirana amasezerano ntibabashe kuyubahiriza. Aho niho icyo gitekerezo cyavuye, baravuga ngo ni byiza ko twakora company y'abahanzi nyirizina. Iyi rero ni company ba nyiri product, niyo mpamvu no gukorana n'abahanzi ari byiza, kuko uriya mu DJ cyangwa se umuntu ucuruza ibihangano arabihabwa na nyirabyo, arabihabwa na nyiri stock. Urumva iyo ucuruza ibyawe bitandukanye no gucuruza ibintu waranguye. Yes. Ubwo bivuze ngo muje gukuraho no gusenya andi makoperative yacuruzaga ibihangano nyarwanda muri rusange, harimo sekera, harimo gospel, mukabigizayo, mukaba ari mwebwe mukora muri uwo mwanya. Ngira ngo ukurikije systems y'igihugu cyacu, ni ukwigira. Ikindi cyongeyeho gutungwa n'ibyo ukora. Ntabwo rero twe tugamije gusenya cyane, twebwe icyo tugamije ni ugusigasira ibihangano by'abahanzi muri rusange, ndetse no gusigasira mu buryo bw'imibereho yabo, kuko nimba ari umuhanzi agomba kubaho atunzwe n'ibyo akora, kuko umuhinzi ajya guhinga akizera yuko ibyo ahinze bizabyara umusaruro bikera. Umubyeyi yaba atwite akizera yuko azabyara kuko abona ko atwite. Hanyuma n'umucuruzi yarangura akizera ko azacuruza kunguka. Ibyo byose bikubiye mu kwizera. Natwe rero mu kwizera kwacu twakereye iyi company, tuzi ko tuzunguka kuko ari twe ba nyiri kurangura, nani ari twe ba nyiri bikorwa. Ntabwo rero umucuruzi waranguye yabaga yizeye yuko azunguka, hanyuma nyiri product ngananirwe kunguka. Yes. Muri make bivuze ngo abacuruzaga bari abaranguzi bakabasinyisha ama contract, noneho mwebwe muje muri ba nyiri bikorwa, muri make
ba nyiri igihangano muri abahinzi nyirizina muje kwiyicururiza mu myaka yanyu? Yego, turi abahinzi nyirizina niko navuga. Kandi ikindi cyongeyeho n'uwo muranguzi nubwo yaranguraga umubare yari afite si wo dufite, kuko uyu munsi umuhanzi wese wo mu Rwanda ni inseparable, ni irembo rye, ni mu rugo iwabo. Aho uriya muhanzi yajyaga ajya kugirana amasezerano n'abariya babanje kumuha amafaranga, uyu munsi warinjira muri inseparable kubera kazi kaje aje gushyira umuzigo cyangwa se aje kurunda ibintu by'aho ngaho kugira ngo bicuruzwe neza. Noneho nta kuvuga ngo dere ngo kontara runaka ngo zimeze gutya, ahubwo araje kugira ngo acuruze. Ni kontara yego, ariko ni kontara we itandukanye na ziriya. Aha ni mu rugo iwabo, ni umurongo mugari umuhanzi agomba kwibonamo, ni umurongo mugari umuhanzi agomba kuvuga ngo ahangaha niho agomba kuva igishobora kuntunga, icyo ngomba kwambara, nimba ari n'uwishyura inzu akayishyura, aho yajyaga ategereza uwo mwaka. Ahubwo byamara kujya ku murongo neza wakaba nk'umukozi. Aha nanjye ndashaka kuba umuhanzi rero nyirizina, nanjye nkazana ibyanjye mukabikira aho ngaho mukajya muncururiza, ndumva mugiye gufata isoko nyirizina. Nta kibazo rwose, turabyemera cyane. Bwana Prosper, ni ukuvuga ngo nubwo turi ahangaha ariko hari bimwe mu byabaye imbogamizi kenshi na kenshi nagiye numva, ntabwo nigeze wenda mbasha kukuganiriza nyirizina, ariko ibyo bintu byabaye imbogamizi kuri wowe ni ibiki ko nzi nabyo ko nshobora kuba ubifiteho amakuru? Sinzi, abanyamakuru mujya mukunda kubaza cyane kandi nibyo. Byabaye imbogamizi, sinzi nimba umbajije ko ari kuri kampani cyangwa ku giti cyanjye. Ni ku rwego rwa kampani. Hari amakuru amwe namwe twagiye tubona, hari abafungiwe kampani, hari abagizanye ibibazo, akenshi na kenshi byagenze bite? Tuvira imuzi n'umuzingo nubwo twaciye iruhande gato, ariko turashaka kugira ngo tubwire kampani nyizina inseparable connection, habonetsemo abafungwa, habonekamo n'ibindi bibazo dukeneye ko waduhaho amakuru ahagije. Ngira ngo nk'uko natangiye kare mbivuga, navuze ngo ntabwo igikorwa nk'iki ngiki gishobora gutangira ngo kiburemo intambara. Kandi cyongeyeho igikorwa nk'iki gitangire hari abagikoraga, hari benshi rega uba ugiye gufata kunda, nicyo bivuze, hari benshi uba ugiye gufata kunda, ariko navuga ngo abari biteguye kumva ko bagiye gufatwa kunda ntibasubiza amahirwe mu isaho, kuko ntabwo ari ugufatwa kunda n'umuranguzi, ahubwo baje gufatwa kunda na nyirabyo, ahubwo nyirabyo niwe bari barafashe kunda. Nyirabyo yaje noneho yimanukiye yaje, ntabwo ari kwa kundi uvuga ngo ni boss warangwe cyangwa yes. Ngira ngo hari ibihe byagiye biranga, ngira ngo murabona iyi minsi ya covid twari turimo, ngira ngo umuhanzi yabashije kureba kure cyane. Ubundi mbere umuhanzi yabaga ari mu bitaramo, mu biterane, mu makarabo runaka bateguye, aho hantu hose umuhanzi akabasha kuhabonera amafaranga, bajya mu nsengero bakabasha kubona ku maturo, sibyo se? Bakabasha kubona ku maturo. Corona rero yaraje, bacana ku maso, barareba baravuga ati ibyo ari byo byose tugannye kampani yenda twagira icyo tugeraho. Bafata uwo murongo babona koko nibyo. Rero navuga ngo umuhanzi ari iwabo, kampani inseparable ni iwabo n'umuhanzi. Hanyuma nk'icyo warumbajije ngo abagiye bahuriramo n'ibizazane byo muri uno murimo, ni byinshi byabaye. Bamwe barafungwa mu rwego rw'uko babaga bakurikiranwe n'abo bantu bacuruzaga ibihangano, kandi mpamya ko nta wigeze afungwa wundi atari umuhanzi, kubera ko bamwe bari bataramenya uwo murongo neza, bakavuga ati ibyo ari byo byose uyu muntu ashobora kuba tubeshya, ashobora kuba agira gute, ugasanga bamuteje polisi hirya no hino ati uyu nguyu, ariko umurongo umaze kugaragara ibintu byagiye mu buryo. Kandi leta yacu ishyigikiye umuhanzi, leta y'igihugu cy'u Rwanda ndayikunda cyane, kandi ikinyoma ntabwo gihabwa intebe muri iyi leta. Byabaye ngombwa rero ko kampani inseparable dukurikirana, tukareba ese uyu muntu bamufatiye he, cyangwa se barashaka kumuhohotera gute.
leta y'u Rwanda ntishaka umuntu uhohoterwa, noneho icyo ngewe umuhanzi ntashobora guhohoterwa kandi ari gukurikirana uburenganzira bwe. Ndetse turabashimira cyane kuko kugira ngo twitwe kampani nuko igihugu cyacu kidushyigikiye, kugira ngo twitwe kampani inseparable nuko igihugu cyacu gishaka ko umuhanzi atera imbere ndetse n'abamukomokaho ndetse n'igihugu muri rusange. Yes Bwana Prosper, hari ikintu nibajije. Icyo nibajije ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo umuhanzi arimanukiye noneho yigereye mu kibuga, kandi bavuga ko abantu b'abarokore cyangwa se abakristo ari abakorera Imana, kandi mubishyize mu bucuruzi, mugiye gucuruza ibihangano, kandi bakubwira yuko umuhanzi yakabaye yitanga agacuruza ibihangano bye neza, akaririmba ariko nta kintu yakira mu rundi, nta kintu bamuha. Ni gute mugiye kubicuruza kandi nimugiye kujya kuvangavanga? Urakoze cyane, iyo uvuze ibintu nk'ibi ndaseka kuko umuhanzi wa gospel uburyo cyakoramo igihangano niko ukora igihangano cya sekira gikoramo, ndetse gospel usanga ari natwe dutanga amafaranga menshi. Nyuma ikindi cyo navuga ngo kuvuga ngo gucuruza, hari benshi ibi bihangano bya gospel bitunze, umuntu aragirana amasezerano na nyiracyo akajya kugicuruza kikamutunga, kikamwubakira inzu, kikamugurira imodoka, nyamara nyiri ugukora cya gihangano ugasanga ntacyo kimumariye. Ariko ntabwo mpamya yuko dukurikije twinjiye mu ivugabutumwa, navuga ngo Bibiliya urabizi ko ni igitabo gihenda, kandi umuhanzi wa gospel ibintu akora cyangwa se ibintu ahimba abikura muri kiriya gitabo, ntabwo ashobora kukibonera ubuntu. Cyo ni kimwe. Ngira ngo abatwigisha ijambo ry'Imana, reka mvuge kuri pasiteri, abapasiteri ndakeka bambabarire, n'abantu bacu barabizi, bagiye bagira aho badukura, hamwe no gusenga no guhamanya n'Imana, tukagenda twinjira muri uyu mwuga. Uyu ni umwuga wacu hamwe ndetse n'impano Imana yaduhaye, ariko mpamya yuko urera umwana akagenda azamuka akagera igihe agakura. Mpamya yuko pasiteri tutarinjiye muri ya rusengero ngo atubwirize bikubitana ya mpano twahawe ngo bigire ikintu bibyara, nawe nabwo ntibyakunda, nawe aba yarakoze umurimo ukomeye. Rero pasiteri ari hariya mu rusengero, ariko buriya pasiteri amaze amezi 5 adahembwa yabahati. Icyo rero ndagihuza n'iki, nkavuga ngo ese pasiteri aramutse afite intama, akaba afite intama mu rusengero zitabasha kubona ibya 10 n'amaturo, zitabasha kubaka urusengero, zitabasha gukora isuku ku rusengero no kugura igitambaro mu rusengero, ntawe ndakeka atabanezerewe. Ariko iyo urebye abahanzi benshi, ari urusengero ushobora gusangamo nk'abahanzi 5 cyangwa 6. Abahanzi bose ugasanga baragendera kuri ya titire abantu benshi bakunze kuvuga ngo abahanzi benshi ngo baba ngari abantu ngo bamasongi, niko njya mbyumva. Abandi bakavuga ngo ni abantu batabashije gukora. Ariko uyu munsi umuhanzi uri muri inseparable, bamwe ni abacuruzi, abandi ni abafundi, abandi ni abakanishi, abandi ni abamotari, abandi ni abashoferi b'amamodoka, ariko bose bahuriye ku gikorwa cyitwa ngo umuhanzi. Bose bari ku murongo umwe. Ni nayo mpamvu uyu munsi ibikorwa byose byo muri Inseparable Connection Limited babigiramo uruhare kugira ngo bubake ikintu cyabo. Yes, ubwo rero urumva navuga ngo gucuruza cyangwa se ibikorwa by'ibihangano bifite uburyo kibizajya bicuruzwamo, kuko nyirabyo n'ubundi ibyinshi biri hanze, ndetse n'ibyo azajya akora azajya biba umurongo wo kunyura muri no company, ariko bigira uko bicuruzwa, bigira nuko bimubyarira inyungu. Ntabwo ari uzajya uterura ibihangano ngo yirirwa bizererana mu nzira ngo areke yenda indi mirimo cyangwa se areke ivugabutumwa, kuko turetse gusenga twanapfa, se byose aretse gusenga yanapfa. Ndahamya yuko uretse gusenga wapfa pe. Ibiturwanya ni byinshi, bigoranye ni byinshi, kandi nuri udasenga nawe icyo nzi cyo utajya mu rusengero, ariko byanze bikunze azi yuko inyunganizi ya mbere cyangwa se imbaraga ziva mu gusenga.
ubwo rero hamwe na bamwe babivuga gutya ngo gucuruza ngese ngo ari umurimo w'Imana, n'umurimo w'Imana, ariko kandi umuntu agomba gutungwa n'ibyo akora. Yes, bivuze ngo umuhanzi ajya muri studio yavunitse, yamara kujya muri studio yavunitse bikaba ngombwa yuko akeneye ikimusapotinga kugira ngo azasubireyo. Hari impamvu nakomeje kukubaza gutya, hari abahanzi benshi tugiye tuzi bubatse izina ariko batarikirimo gukora kubera ubushobozi buke, ariko nkavuga ngo ubwo bushobozi bukeya, ubwo company inseparable yaje igiye kubafasha gukangura za mpano bari barapfukiranye barabitse bavuga bati n'ubundi nta mafaranga byaduhaga, ariko noneho bigiye kuduha amafaranga. Ubu murabona abahanzi muzabona muzabasha kubaha amafaranga nyirizina? Njyewe navuga ngo hamwe navuze ngo turi mu gihugu cy'amahoro, kandi igihugu cyacu kikaba ari nacyo kidufite nk'abana b'u Rwanda. Rero njya mbabazwa na bamwe mu bahanzi bacu uyu munsi batakiri hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, kubera ko bararebye babona ibyo bakora, ibihangano byabo ntabwo biri kubasha kubatunga. Akagira gutya akava hano akajya Kenya, undi akava hano akajya Tanzania, undi akava hano akajya Uganda. Ntabwo bikwiriye, nibaveyo baze dukora umuziki hano iwacu mu Rwanda, igihangano gifite itegeko rikirengera kandi leta y'igihugu cyacu itwitayeho. Byaba biteye agahinda kubona umuhanzi igihe rwose umuhanzi uri iyo ngiyo naveyo. Hanyuma icyo navuga ngo inseparable dufite imigambi myiza ku muhanzi, kuko ubu tuvugana umuhanzi amafaranga uko yajyaga aza akanyerera cyangwa se akagira ahandi hantu anyura, agomba kuza akagera ku muhanzi. Niko bimeze, agomba kuza akagera ku muhanzi akayahabwa, hanyuma agakomeza kujya muri studio, kuko iriya ndirimbo buri muntu wese uyicuruza ngira ngo hamwe na company iri hejuru yacu Erisayu ifite uburyo ki ishaka amafaranga y'abahanzi akabageraho. Ariko ukurikije na bamwe bakoranaga n'abahanzi, amafaranga yabashaga kugera kuri wa wundi nyine wamaze kwandika izina nibyo, ariko inseparable yo itegereje no kuzamura na wa wundi uri hasi kugira ngo tumuhereze abadukuriye babona koko ko umuhanzi hari amaze kugera. Rero ni ukuvuga ngo inseparable turiteguye, kandi umuhanzi wacu aho yava akagera amafaranga agomba kuyabona uko yabangana kose, ariko akaboneka. Hanyuma urabizi ko umuntu ashobora kuba acuruza ibihangano hano, ntabwo ushobora kugera hariya ku muhanda ngo wake igihangano cya gospel ngo kubera ko ari gospel bayiguhera ubuntu, ntibishoboka. Ikindi ntabwo ushobora kujya kwa producer ngo mbwire ndashaka gukora indirimbo ngo ayigukorere ku buntu. Ntushobora ahantu hose igihangano kiri gutambuka, no mu kabari uri kugicuranga aragicuranga kugira ngo kibashe kumotiva abahanzi, nani kibashe kumotiva abakiriya. Yes, urumva icyo bivuze ni iki? Nuko mu kabari hari umuntu waje kuhanywera afite abana bakunda gospel, afite umugore ukunda gospel, akumva iyo ndirimbo iramufasha. Icyo gihe usanga benshi babacuranga abo bantu, yenda nubwo aho ngaho hamwe mu mahoteli, mu tubari, ahantu kure hirya no hino, hirya y'ibihugu, hanze y'igihugu tutazabasha kugerayo, hari abandi babasha kuhagera. Ariko umuntu ucuruza igihangano muri iki gihugu nawe abashe kucyishyura, kandi nyiri igihangano kugira ngo abone ikibasha kumumotiva, abone ikibasha kumusubiza muri studio, abone ikibasha kumugurira inkweto azatambuka ukabona ko ari umuhanzi. Mu bihugu byateye imbere nako simvuga byateye imbere kuko nta n'igihugu kiturusha gutera imbere nk'abanyarwanda, kuko buriya gutera imbere mpamya neza cyane ni ugutera imbere mu buryo bw'imyumvire. Abanyarwanda rero dufite imyumvire myiza, dufite ibikorwa, dufite igihugu gifite imirongo migari, kandi nawe ngira ngo urabibona nta muntu utakwifuza kuba mu Rwanda, sibyo se? Urabona uburyo ki twibereyeho mu Rwanda. Umunyarwanda yaravuze ngo
dufite u Rwanda rwuje ibyiza, rufite imirongo migari, noneho tukagira n'Imana. Arongera aravuga ngo n'Imana irara ahandi ngo ariko igataha i Rwanda. Sinzi urumva yirirwa ahandi ariko igataha iwacu mu Rwanda. Byumvikana ko u Rwanda ni u Rwanda rw'amahoro, ni u Rwanda rwa Gasabo. Urumva rero jewe nta n'ikindi gihugu nzigera mbamo, ntacyo. Yenda nzatembera mbasure, ariko kubasura nzagenda mbabwira ibyiza by'u Rwanda. ngira ngo iyo witegereje neza ureba u Rwanda ukasanga ni igihugu gifite uturabo twiza, mu minsi mike kiraba gihumura parufe gusa. Parufe idasanzwe nabwo idakorerwa y'abana b'Abanyarwanda, si byo se? None se nzatambuka njye kugurira imodoka hirya iwacu mu Rwanda ihari, moto nziza mu Rwanda ihari kuhateranyirizwa, umwambaro mwiza mu Rwanda uhari, isabune ni iki se? Wabikuraga mu Rwanda ntabwo wabikuraga hanze, nundi nabikuraga mu Rwanda. Noneho rero ntabwo nzajya kureba uko abandi ba performinga hariya. Iwacu mu Rwanda dufite umuziki utomoye, ahubwo ni gute umuziki, ni gute iby'iwacu bibasha kugira, niyo mpamvu bibasha kutugira umumaro. Niyo mpamvu company inseparable icyo twiyemeje cyane ni uguha agaciro iby'iwacu mu Rwanda. Ngira ngo abatubanjirije babonaga ukuntu bagiye baha agaciro cyane ibyo hanze. Hari nka filimi kumva ngo filimi isobanuye, filimi irasobanuye, irashimisha abantu benshi, ariko ntabwo ari igihangano nyarwanda, ntabwo ari igihangano nyarwanda. Company inseparable yiteguye ibyo byose kubihereza abantu, ariko by'umwihariko igihangano nyarwanda kigahabwa agaciro. Niyo mpamvu umuhanzi nyarwanda twebwe yavuze turayamanika kuko ni umuhanzi nyarwanda uvugira iwabo mu gihugu cy'u Rwanda, ugendera ku mabwiriza y'igihugu cyacu, akaba n'intore. Company inseparable twifuza ko igomba kubamo intore ziteguye kubaka u Rwanda, igihangano kikagirira umunyarwanda n'umunyarwandakazi umumaro, ndetse n'igihugu muri rusange, ndetse tukabasha kubaka igihugu cyacu biturutse mu bikorwa tubasha gukora umunsi ku munsi. Yes, Bwana Prosper, hari ukuntu wakomojeho uburyo urugaga rw'abahanzi rumeze n'uburyo abahanzi barimo kuza muri company. Hari icyo murimo gusaba ku buryo abahanzi batari binjira muri company bagomba kuza bazanye amafaranga, cyangwa se hari icyo binjijemo kugira ngo company ibyo yakoze bikomeze bitere imbere? Ngira ngo navuga ngo abahanzi batarinjira muri company inseparable ni karibu kuko hari condition no kuba uri umuhanzi kandi ukaba ufite indirimbo ziri hanze, niko navuga. Hanyuma indi mirongo yo kumenya ese utaragiriza itari hanze kandi ikaba afite impano, iyo mirongo nayo turaza kuyishyiraho. Hanyuma umuhanzi nuko agomba kuza akagera muri company inseparable connection limited, hanyuma tuyiteguye kumwakira kuko ni mu rugo iwabo. Ni ukuvuga ngo turimo gusoza, ni iki kintu wakangurira abantu batarinjiramo noneho kandi njye ndashaka kumva uburemere bwa company inseparable, kuko hari nyinshi zigeze kuza ziraza zirahitingamo gake zigahita zicaho zikagenda, hakaza n'izindi zigahitinga zikagenda. Company inseparable ubu ngubu ifatizo ryanyu riri kuki, mushingiye kuki? Mbega nawe gira uko bisobanura uhereye ko company uyizi. Ngira ngo bagiye baza nyine bakazana izo miliyoni 10, miliyoni 50, 100 se zikayoyoka zikagenda zigashira, kubera ko arashora mu bitari ibye. Kandi arashora yajya kureba umuhanzi nka Prosper cyangwa se n'undi, Prosper akumva imirongo ariko umuhanzi isobanutse. Ariko uyu munsi umuhanzi muri company inseparable niwe ubwe. Navuga ngo company ni y'umuhanzi, ni ukuvuga ngo yafungujwe n'abahanzi iyi company. Icyo bivuze ni iki? Nuko twebwe ntidufite ibifaranga twashoye dutegereje ko bizahomba.
kandi n'impano turi muri twebwe, impano ihomba nyirayo yavuye mu mubiri, si byose. Ariko kandi nayo ntihomba, urabizi ko mu mirongo migari turi dutegura hari mirongo igumye igatunga n'umuryango we. Urumva rero ko umuhanzi ntazima nubwo abantu babivuga, burya barabyica, barabyangiza. Company inseparable ntishaka ko umuhanzi azima, kuko amahirwe bamwe tujya dukora indirimbo ugasanga ni impano igiye ivukamo ibintu byinshi, ugasanga dusizemo n'abana bacu abo tugenda tubyara, ugasanga barakomeje. Ariko icyo navuga ngo imirongo migari dufite, ntabwo twifuza ko umuhanzi azima, kuko nta nubwo twiteguye yuko hari ibyo duhomba twebwe, kuko ntabyo twashoye byinshi cyane by'ibirenga. Twarashoye kuko ntiwashora iki gikorwa ngo ubure kugitangamo amafaranga, ariko n'ubundi gushora turabisanga, kuko n'ubundi tujya muri ariya masidiyo tukajyanayo amafaranga, tujya mu gutegura ibitaramo runaka tugashora amafaranga, ariko ayo ni amafaranga yongera akagaruka. Ntabwo rero amafaranga twashoye na n'uyu munsi turacyashora, kuko turacyajya mu masidiyo, kandi ibyo dushora tukazana wa muzigo tukawushyira hariya nyine mu mamashini, twarangiza kuwuhereza mu mamashini tukawuhereza abagomba kuwucuruza, kandi abagomba kuwucuruza hari amasezerano aba yaragiranwe na nyiri kuwucuruza, cyangwa se n'utaragirana nabo akagirana amasezerano n'umuhanzi nyirizina. Uwo muhanzi rero akaba ari we ugomba kwishyurwa, si byo se? Yes, ni ukuvuga ngo turimo gusoza rero, ndagira ngo ugire ubutumwa watambutsa wahereza abandi bahanzi bagenzi bawe. Ngira ngo mu byo nagiye mvuga byose ubutumwa nagiye mbutanga. Ubutumwa bwiza ni uko company inseparable iriho, irahari. Ubundi butumwa ni uko ari company itari buze kureba ku banyakigali cyangwa se ngireye ku banyakibungo, irareba umuhanzi wese uri mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, umuhanzi wese uri mu gihugu cy'u Rwanda. None se Bwana Prosper, uratanga contact kugira ngo bajye babasha kuguhamagara, babwire imirongo muzima waho bagomba kujya babariza aho company iherereye? Ese ibiro byanyu birahagana ku buryo twajya dusunikamo abahanzi bakaza bakigerera mu byiza bitatse u Rwanda? Ngira ngo icyo bivuze ni uko ngomba gutanga imirongo byo. Telefone yanjye ubwanjye ni 0788 666 84 49, cyangwa se 0788 078 3 15 85 61. Iyo ikaba ari nayo iri kuri WhatsApp. Yes. Bakunzi ba Future TV Rwanda online, dusoje ikiganiro cyacu dushimira umukozi w'Imana Prosper, umuhanzi wacu twe twatumiye kugira ngo aduhe ibisobanuro bihagije ku bya company inseparable connection. Ibuka gukora subscribe, share, comment and like. Ikindi ukore kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho amanywa ku yandi, ijoro ku rindi, kandi ugikomeza ukurikirane ibyo biganiro byacu. Bwana Prosper, turagushimiye cyane. Murakoze cyane.